bazatwica baturasiramo tuzahabamo. Bari gukubita abantu, bari guhutaza abantu buze. Noneho hari isoko rirenze rimwe rya kare ryari rihari. Nanjye ndi kuvugana ndi kugenda nikinga kuko nzi ko nanjye ndi mu bari guhigwa ba mbere. Abagabo babakubise barabakubise, hari umugabo akubita yarepfa mu bigori ubona rwose arenze ahare. Ibintu bitubayeho nonaha ni agashinyaguro. Nahanuye ko ubutaka amaraso yacu azanyobwa nabwo nibyo byatangiye, twabibonye nubwo atari amasasu atangiye gukora, ariko ibyo twabonye ni ibimenyetso by'uko n'amasasu azageraho nayo akageramo. Ubu butaka buzayanywa nyamara baturasiramo tuzahabamo. Mukanya tuje hano abantu bakubiswe, nanjye ndirukanze simbutse ikigunguzi hari ababaza ababyeyi bari bahari. Gitifu ari kuvuga ngo uwo mugore n'uyu nibo dushaka. Umupolisi yamuteze umugeri agwa mu ntuza mu mugende hariya, bamuzamukana bamukubita mpaka bamugejeje ku modoka. Ikindi nabonye ni umudamu wateraniweho n'abapolisi barenga 5, bamupfuragura imisatsi baramukubita, tuvuza induru. Abaturage twakomye akamo tuti muramwica. Nta kibazo, turaba intwari, twandika amateka y'ubutaka bwacu n'imiryango yacu aho iri hirya no hino, n'abanyarwanda n'abo hanze bose bamenye yuko mu Rwanda hari abapfuye basize ibyabo. Bajyanye abandi bantu bagera muri 5 b'abadamu, bamaze izo pandagare bamaze gupakira abandi 5 gutyo 6, harimo n'umudamu nawe usize uruhinja. ko ntibazarya ibyacu ngo dutuze, bazatwica. Hari n'uwo bajyanye ari umurambo na n'isaha mwakumva ngo yapfuye. Ufite akarengane, turababaye. Nawe wibaze kuba abantu bemeye nk'ubu bajyanye umugore n'umugabo, bamujyanye kare, umugore asize uruhinja, ngo hari umukecuru batwaye umuhungu we bamutwaye kare. Mu by'ukuri ni akarengane kandi abantu bakomeje gukorerwa gakomeye, urebye nk'ibiri kuba muri izi saha, kuko babona ko atari ku manywa, byo birenze ibyo twababwiye byabaye ku manywa. Ibi ni bya bindi navuze ngo ubu butaka erega ndahanura, nahanuye ko ubutaka amaraso yacu azanyobwa nabwo nibyo byatangiye, twabibonye nubwo atari amasasu atangiye gukora, ariko ibyo twabonye ni ibimenyetso by'uko n'amasasu azageraho nayo akageramo. Ubu butaka buzayanywa nyamara. Turarenganyijwe mu rwego rwo hejuru. Turibaza ati aka karengane dufite, nyakubahwa wacu perezida w'igihugu twakoze iki kugira ngo ataza kuriteringa turenganure duhabwe ibyacu? Niyubakira icyarire niyugamire. Igitondo gihire kuri mwese abakurikiye kandi muteze amatwi ndetse mureba n'ibiganiro bya Pax TV, Ireme News, ijwi ry'abativugira. Jewe ndi Ntwari John Williams. Turamukije kandi cyane n'abaturage ba Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere. Ni muri quartier muzi yiswe Banyahe mu Rwimpyisi n'andi mazina menshi yose yitesha agaciro. Turabizi uko babayeho, turabatashya mwe bahatuye, nubwo tuzi ko mumaze iminsi murarwa ntambi mudashyira uturaso ku mubiri, mwikanga igikomye cyose, dore ko none by'umwihariko muri iyi minsi 3 ikurikiranye mufite ababagendamo amanywa nijoro, abapolisi, daso, irondo n'inzego z'umutekano ku bwinshi bisumye byari bihasanzwe, mukaba muhora mwikanga ku isaha n'isaha hari umwe muri mwe babavamo yabatwawe cyangwa se agize ibindi bibazo nk'uko amakuru agenda bitubwira. Iki gitondo tuvuga dufite amakuru yuko hari pandagare 7 zirimo za Vigo, harimo n'izindi zinyuranye, hakaba imodoka z'abanyacyubahiro zindi nazo zihaparitse z'abanyacyubahiro bafata ibyemezo bikakaye bikomeye, ntabwo zizazinduwe no gutembera. Aya ni amakuru atugeraho, ni amakuru dukurikirana, nubwo hari irindi bwiriza ryatanzwe ridafite aho ryanditse yuko nta munyamakuru yemerewe gucaracara ahangaha muri no minsi, nta utambuka, nta ufata ifoto, nta ufata amakuru, nta ufata interview.
ibyo byose ayo makuru turafite utunyomoza nanyarukireyo atahamagawe n'abafata ibyemezo arabona akimbwa yaboneye ku mugezi. Turakomeje niba Nyashyi ni Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere. Ubu bari kuvuga byinshi ngo Shikama aragiye. Shikama yavuze byinshi kenshi imyaka ibaye 6 ayoboye ari ku ruhembe mu kuharanira uburenganzira ku mutungo wabo. Impirimbanyi Shikama Jean de Dieu akaba amaze gutaga muri yombi yataye muri yombi ejo. Ntabwo tumutindaho cyane muri iki kiganiro. Iki ni igice cya kabiri iki kiganiro twabagejejeho ejo twabagejejeho ikiganiro turababwira ngo ntimuzacikwe n'igice cya kabiri, cya 3 n'icya 4, ariko turabona bishobora no kurenga bitewe n'uko ibintu biri guhinduka buri kanya. Ikiganiro twabagejejeho ejo gitangizwa n'umubyeyi uvuza akaruru. Ntabwo avuza akaruru kubera ko ari Nyamusozi, oya, iriya si ikinamico. Nta gahinda bafite, n'umubabaro, n'ubwihebe bwo kubura kivugira, bwo kubura cyumva mu gihugu cyabo gakondo yabo, mu gihugu bujije ibisabwa byose ngo babe ari abene igihugu bafite uburenganzira nk'undi wese. Iki kiganiro cya none aha tugiye kubagezaho mwumvise n'amajwi atangira nayo ari mu bwihebe. Aya ngaya noneho itangaje nuko ataranona nayo mu myaka 2 ubwo bamwe bakubiswe, abandi barafungwa, abandi bahoterwa mu buryo bunyuranye, ariko haza gucama agahenge. Ubwo nabwo bagiye kubakura hariya ku ngufu, basenye bamwe abandi barasigara. Ubwo gahunda ihari nuko nta n'umwe ugomba gusigara. Ese niba abantu bavuga ngo tuzahagwa, tuzashingurwa mu butaka bwacu, cyangwa se amaraso yacu azivanga nabwo azabunywa, ni ikinamico, ni amashyengo se? Tutabatindiye nongere mbasubize ikiganiro nabagejejeho mu myaka 2 ishize. Mwumva uko byari byifashe, ni nako byaramukira umunsi, niko hatagize igihinduka. Umutware w'ikirenga adatanze ihumure, niko bishobora gukomeza icyumweru cyose na nyuma yaho. Ikaze. Bavuga ko ijwi ryabo ryabuze uryumva, imyaka ibaye myinshi batabaza, bavuga ko babuze batabara. N'abaturage bo muri Kangondo ya mbere na Kangondo ya kabiri ndetse na Kibiraro ya mbere i Nyarutarama muri Remera bahoze batuye, ariko barasiragira, barararwa ntambi, abandi barara ku gasi, abandi ntibafite naho bikinga imvura cyangwa se izuba. Rigezaho bakomeza gushimangira ko aho kugira ngo bakomeze kuraragira bazagwa ku butaka bwabo. Ese birakwiye ko umunyarwanda wa none agira ati nzagwa hano, ubu butaka buza mu maraso yanjye? Habura iki ngo bumvwe, habura iki ngo bahabwe iby'amategeko abagenera, habura iki ngo itegeko ryubahirizwe ku bijyanye n'ibibareba? Ntarondogoye simbavugira, tubatega amatwi, ni mu kiganiro bahaye Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe. Wavukiye ku Muhima usanga mutarabakire. Etienne Karekezi, nongeye kugushimira cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo yo kuri uyu munsi. Yongeye kugaruka ku kibazo cyo kwimura abaturage mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange. By'umwihariko turaguma ku bari batuye mu midugudu ya Kangondo ya mbere na kabiri i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ikibazo cy'aba baturage cyamaze kuba gatera nzamba, ariko ku rwego kigezeho kiragenda gihindura isura. Ku wa gatanu w'iki cyumweru tariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 abaturage bari barizejwe amafaranga yo kubakodeshereza nyuma yo kubasenyera, basubiye gushinga amahema mu matongo yabo kuko bukode bari babubuze, bakabura n'ingurane y'amazu ubutegetsi na rwiyemezamirimo babizeje. Amakuru duheruka mu murenge wa Remera waradutangarije ko imiryango 74 ariyo yagombaga gukodesherezwa. Icyakora bamwe muri bo ntibyabahiriye kuko inzego z'umutekano ku bufatanye n'inzego bwite za leta zarabayoye, zibambika amapingu, zijya kubafunga, zibatwarana n'ayo mahema. Dutegura ikiganiro twari dufite amakuru ko ababarirwa mu 10 bari bamaze gufungwa, bagiye babatwara mu bihe bitandukanye, ariko abandi bagitsimbaraye kugezaho hari abari bakiri muri ayo matongo. Bivugwa ko muri uku kubatwara bamwe muri bo bahohotewe n'abapolisi. Inzego z'umutekano zabatwaye mu masaa 5 y'amanywa, abandi zibatwara hagana saa 1 z'ijoro.
iki kibazo gifata umuzi mu mwaka wa 2017 ubwo abaturage babarurwaga imitungo yabo babwirwa ko bazimuka ariko bigakomeza kudakunda bishingiye ku bwumvikane buke hagati yabo n'abagombaga kubimura. Bavuga ko ubutegetsi bwite bwa leta bwabityayemo mu burenganzira bwo kwiyumvikanira na rwiyemezamirimo agombaga kubimura. Iki kibazo cyo kwimura abaturage Nyarutarama kirareba imiryango isaga 1500 yose hamwe. Ipfundo ry'iki kibazo rishingiye ku kuba ubutegetsi bwite bwa leta bwarahatiye abaturage kubakirwa inzu mu gihe bo bashaka amafaranga. Ku bikorwa byo kwimura abantu ku nyungu rusange amasezerano abagomba kubahirizwa kandi akagira agaciro mu gihe cy'amezi ane hagati y'uwimura n'uwimurwa. Nyuma yaho ku bwumvikane bw'impande zombi amasezerano ashobora kugumana agaciro, uwimura agategekwa kwishyura 5% by'agaciro k'umutungo wose. Muri Dusangire Ijambo turabana n'abaturage bagizweho ingaruka n'ibi bibazo. Turumva abandi bacyatuye bazimuka icyo bavuga ku byabaye. Murumva kandi aho akarere ka Gasabo gahagaze kuri iki kibazo. Turabumvisha abavugira ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Twagombye no kumva uvugira polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera ntibyadukundiye kuko twamwandikiye tubona ko yasomye ubutumwa ariko ntiyasubije. Yagombaga gusubiza ibirego polisi avugira ishinjwa byo guhohotera bishinzwe kurinda. Bahaye ikaze dutangirana n'abaturage bahera ku cyabateye gusubira gushinga amahema mu matongo. Twagiye ku karere ka Gasabo ejo bundi kuwa kabiri. Ariko mu kugenda twahawe gahunda yuko turi buhure n'umujyi wa Kigali tukabasha kumugezaho akababaro kacu twatumiwe na meya w'akarere ka Gasabo. Tukihagera bahise ko badufata batujyana ahantu mu cyumba baradufungirana baduhishamo. Noneho batubwira ko tutagira ikibazo yuko byanga byakunda meya inama nirangira bari buduhuze tukamubwira icyari kituzanye. Ni bande bagiye kwahisha? Meya w'akarere ka Gasabo na gitifu w'umurenge wa Remera. Twashidutse abayobozi bagiye wari uhasigaye n'ishyaka wenyine. Shyaka abanyamakuru samugata ikibazo cya Kangondo ko kiri gufata indi ntera bimeze gute ati tubirimo ati mu minsi iri imbere turabona igisubizo. Ariko ubwo mu gihe twari tugitegereje meya yagiye nawe kwitangazamakuru aravuga ngo abaturage ba Kangondo bose nta kibazo dufitanye. Twarabishyuye ubukode ntawe dufitanye ikibazo ubu dutegereje mu kwezi kwa 12 ko bajya mu mazu. Dutungurwa n'ibyo bintu yaratubwira ati mwe nimugende mujye ku murenge kuwa 5 amafaranga nayohereje ahamagara na gitifu w'umurenge nawe aravuga ati rwose amafaranga ndayafite kuwa 5 bazaze noneho amafaranga nyohereze ati kandi abandi bazaze ku karere nabwo babahe gahunda yo konana na meya w'umujyi wa Kigali. Tukigera ku murenge gitifu ninge wamuhamagaye ndamubwira nti giti twahageze babaturage ngo murambaza iki hari gahunda mfitanye namwe ndamubwira nejo bundi kuwa 2 ntago ari we watubwiye ko amafaranga yahageze tuzazinduka tukaza amafaranga ukatubwira uburyo tubona amafaranga uri kumwe na meya ngo ibyo ngo ndabyumva ngo ariko ngo nta gahunda ngo mfitanye namwe. Ubwo twe twahise tumanuka turavuga ati no ku karere katubireke tujye mu matongo. Tugeze hano gitifu w'umurenge yahise ampamagara ngo ngwino ngo nkwereke ngo dore ngo liste narayikoze ngo amafaranga ngo ubwo ndategereje nge namubwe ntayo mafaranga uri kutubwira ko turi kukwaka ingurane y'ibyacu kandi ko mutubwira ko nta bukode twe twemereye guhabwa ari inkunga ayo mafaranga ushaka kuduha nayiki. Nge namubwiye nti komite dore ngiyi n'abaturage barahari bafashe umwanzuro kubw'ibyo mudukoreye basubiye mu matongo yabo. Tugitangira kubaka DPC yaje ari kumwe n'abapolisi 3 mu by'ukuri bakoreye abantu ihohotera hano. Hari umudamu bafashe bamupfuraguye imisatsi bayimaze ku mutwe. Hari umugabo bita Isidori umupolisi aramwirukankanya ahetse imbunda kandi n'umusaza agiye kwambuka aramufasha mu kubita umutegagwa muri ruhurura amuhagarara hejuru munda. Umugabo mu by'ukuri ntabwo uri gukabya ibyo mvuga n'ukuri n'abandi baturage mu bahamagare barabisobanura. Baramuzamuye bamugejeje hariya ku modoka aho bari bagiye kumushyiramo baramugarika bakajya bamukandagira mu gatuza. Ariko turasaba ngo ibi bintu aho bigeze niba perezida atakiba mu gihugu cy'u Rwanda nabivuga avuga ngo ntago nkikirimo cyangwa avuga nimba ari abinjiriye igihugu bakaba baragiteye bari gukora ibi bintu abaturage babimenye basaba ubufasha. Icyo dusaba nimba bashaka ko dukora imyigaragambyo nk'uko bari kwidushinza tuzayikora kuko ntibazarya ibyacu ngo dutuze bazatwica abasigara bazahabwa ibyabo ariko ntibumve ngaho turabaha amahoro paka ikibazo cyacu gikemutse nibaduha ingurane y'ibyo batubari. Bafunze bangahe? Bafunze abantu 6 harimo uwo bita Papa Didier n'umumotari harimo uwo bita Mama Kevine harimo uwo bita Sidori harimo uwo bita Eric
harimo n'uwo bita Butera, harimo n'undi bita Tica. Ibyo avuga mwese mwabibonye cyangwa? Njyewe wanjye bamujyanye. Witwa nde? Nitwa Murekatete Vestine. Byagenze bite? Ukuntu byagenze, twebwe twazindutse tujya ku karere. Batubwiye ati muze kuwa gatanu mufate amafaranga y'ubukode, dore amezi 8 ashize tutabishyurira, noneho muze tubishyurire. Amezi 8 yose ntabwo barabishyurira kuko ndibuka bari barabishyura amezi 2. None ko byagira 8. Haciye handi 8 nyine turi hanze turara mu gihuru. Ikibazo dufite rero nuko bajya handi bakahishyura kandi bazi ko abaturage ba Kangondo kabaye mabibabo turara mu gihuru, tukibaza tuti se nka leta kandi ivuga ngo ni umubyeyi yatubabariye kaduha amafaranga yacu y'ingurane batubariye. Twesemo kugaruka mu mutungo wacu baturasiramo, tuzahabamo by'iteka ryose paka baduha ingurane yacu ikwiye mu mafaranga. None se ko amaheme bayajyanye muraharara mute? Turaharara nyine gutya ibisimba byadukura. Ntacyo bize bijyana ariko turaharara tuba intwari z'ubutaka bwacu. Bishobora gufatwa nko kwiyahura? Nta kibazo, turaba intwari twandika amateka y'ubutaka bwacu n'imiryango yacu aho iri hirya no hino n'abanyarwanda n'abo hanze bose bamenye yuko mu Rwanda hari abapfuye bazize ibyabo. Ibivugwa ko abapolisi bahohoteye abaturage hano nibyo cyangwa si byo? Nibyo kuko hari n'uwo bajyanye ari umurambo na n'isaha mwakumva ngo yapfuye. Wabibonye? Nabibonye. Ntabwo mufite impungenge ndetse ko namwe bashobora kuza bakabayora bikagenda gutyo? Natwe nyine twanabasabye ngo batujyane basi aho kurara hanze, turare muri gereza baduhe n'izo mpungure kuko inzara yaratu. Iriya safuriya ni yande ninde wayizanye? Ya safuriya ni yanjye. None se ko mutetse mu kandi gatoya? Ni ikimenyetso cy'uko nta byo kurya dufite, turabisaranganya, umwe arajya ry'ikirayi kimwe undi arya ikindi, turebe ko bwacya. Niko mama, ibivugwa byabaye wari uri hano? Ye nari mpari, inange mu babyeyi bagiye ku murenge mu gitondo kubona na gitifu. Nka komite batoye twari dufite byinshi byo kubwira abaturage duhagarariye ibyavuye mu nama. Twaje tubakojeje ati twebwe ntago tubyumva. Turi kurengana kandi ubutaka bwacu bwemerewe guturwa, twarabimenye tugomba gusubira mu mitungo yacu. Bari bafite na master plan yagaragaje ko gishanya mbonera kigaragaza ko Nyarutarama nta gishanga gihari. Isi saha nanjye ubwanjye ureba mfite icyangombwa cy'umutaka, narasoraga mfite icyangombwa cy'umutungo. Nkibazane ni gute iki cyangombwa bakimpaye nagifashe 2008 bakaba baragaragaje ko Nyarutarama hari igishanga cyavuye he. Ikindi nibaza twarabariwe kuko wabonaga turi ku butaka bwemewe kandi bwemerewe guturwa, dufite ijyana agaciro y'ubutaka bwacu. Badufashije bakatwishyura ibyacu batubariye tukigendera, nta gahunda dufite yo kwigumbura kuri leta. Leta yadukemura ikibazo nta n'uwatubona. Turabasaba ngo mudufashe. Ngubu gitifu aravuze ngo mu bantu ashaka nanjye nimo ngo ndi gufasha abaturage kwigumbura. Ese sa ntago ndibuze ngo mbwire umuturage utegereje isubizo muha nk'umuntu nka komite ngo mubwire ngo gitifu ambwiye kutya ngo nta gahunda dufite. Muri komite y'abantu bangahe? Muri komite y'abantu 5. Bahagarariye abandi niko bagiye batubwira ngo tujye tuza twumva ibibazo badushubije tubishyira abandi. Nk'abantu batubwiye ko kwa gatanu tuzabona amafaranga, twizeye ko abaturage bari bona amafaranga, gitifu akatubwira n'abadutuka. Nari kuza nkabwira icyo abaturage mu kanya tuje hano abantu bakubiswe, nanjye ndirukanze simbutse ikigunguze hari ababaza ababyeyi bari bahari. Gitifu ari kuvuga ngo uwo mugore n'uyu nibo dushaka. Amahema mwana mwashinze yagiye he? Amahema barajyanye byose barabijyanye, twari twiguye n'amashitingi mashyashya byose barabijyanye. Abagabo babakubise barabakubise, hari umugabo kwitara epfo mu bigori ubona rwose arenzahare. Ibintu bitubayeho nona nagashinyaguro kuko tubuze umuntu namwe ntiwari muhaye ngo murebe ibintu bibereye aha. Turarenganyijwe mu rwego rwo hejuru. Turibaza ataka karengane dufite. Nyakubaho wacu perezida w'igihugu twakoze iki kugira ngo ataza kuri teringa turenganure duhabwe ibyacu? Muhuye wamubwire? Muhuye namusaba basi niba ari icyo namukore nkamusaba imbabazi. Nyuma yo kumusaba imbabazi akamfasha akampa ibyanjye cyangwa akambwira ati nta kintu uzabona Nyarutarama Kangondo ya 2 igendere suri wanyu kwivuko nubwo ntaho ufite, ntago wenda papa yabanye neza n'abaturanyi ntihabura n'uncumbikiye utwana tukiga. Abagabo banyu babatwaye he? Mwigeze mukurikirana ngo mumenye aho babatwaye? Turabamenya rase ko bafashe pandagari bakabatsa bo bakabajyana turazi bajya. Mudufashe ahubwo mudutangire hose amakuru mudushakishiriza abatware bacu, tubone abagabo bacu, tubure ibyacu, tubure n'abatware bacu. Iryo hohoterwa muvuga waribonye? Ngewe naribonye niyo wangeza hariho hose naribonye narindi hari kuko gitifu yivugiye ngo nawe ntusigara. Ubwo yari nge nuriya mudamu maze gutanga amakuru. Ese mwemera ko namwe mwari mutuye mu kajagari nkuko babivuga? Ntabyo twemera. Akajagari se akajagari kari he? Nta Nyarutarama nta kajagari gahari. Ahantu barinze kwitabanya? Ibyo birabareba ni nkuko banyita ngo ndi mugufi kandi ndi muremure. Ibyo ntibitureba twebwe, ibyo byo gusebya. Icyo turana uko bahaye umutungo wacu agaciro, nibaduha umutungo wacu batubariye twigendere tubaharire ibyabo.
kavukire ntumbaze umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi amategeko akurengera arahari. Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turebera hamwe ibibazo by'urusobe byo kwimura abatuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo. Muracyumva bagira ubusi Kigali mu Rwanda. Ahagana saa moya z'ijoro ryo kuwa gatanu twakomeje guhabwa amakuru ko inzego z'umutekano zari zagiye guta muri yombi abagore bari bagitsimbaraye mu matongo. Bajyanye abandi bantu bagera muri 5 b'abadamu bamaze izo pandagare bamaze gupakira abandi 5 gutyo 6 harimo n'umudamu nawe usize uruhinja. Babajyanye he? Nuko ngo hari pandagari uko byagenda kose ni Remera bashobora kuba babajyanye bari gukubita abantu bari guhutaza abantu buze noneho hari isoko rirenze rimwe rya kare ryari rihari nanjye ndi kuvugana ndi kugenda nikinga kuko nzi ko nanjye ndimo bari guhigwa bambere. Ni bande babajyanye? N'abapolisi no kuvuga ngo haje pandagari zigera kuri 3 ndabona ari 3 zije ariko harimo n'abakumanywa bari bahari nibo bagarutse n'ubundi. Ubundi se kuki mudataha? Na Eric ntabwo twataha twita karengane turababaye nawe wibaze kuba abantu bemeye nk'ubu bajyanye umugore n'umugabo bamujyanye kare umugore asize uruhinja hari umukecuru batwaye umuhungu we bamutwaye kare. Mu by'ukuri na karengane kandi abantu bakomeje gukorerwa gakomeye urebye nk'ibiri kuba muri izi saha kuko babona ko atari ku manywa byo birenze ibyo twababwiye byabaye ku manywa. Nyuma yo kubumvisha ababyagizeho ingaruka, reka noneho mbumvishe n'abagituye ahazwi nko muri Banyahe barimo bwana Jean Dodier Shikama na bagenzi be. Ikibazo gikomeye ngende bagihari ni uburyo abaturage bagomeje kurererwa mu byabo, ariko ikindi cyazamuye uburakari ku baturage nuko bumvishe ko hari umudugudu duturanye watangiye guhabwa indishyi ikwiye mu mafaranga. Mu by'ukuri bagakemura ikibazo cy'abantu bagituye, ariko abasenyewe bari kurirwa bazerera nta kintu babamariye. Bagera ku karere bati ntitubazi, niyo magambo nabwiwe Jesse narindi yo kuko ibi byose nanjye nabibonye nkuko n'abandi baturage babibonye, ariko ibi biracyagaragaza ka karengane duhora tuvuga. Kandi nkibaze se twaba twaravanguwe mu bandi banyarwanda tubimenye turebe ikindi gihugu cyatwakira. Ntabwo twumva mu by'ukuri ibintu dukorerwa impamvu zabyo. Mwamenye ko babishyuye binyuze mu zenze abaturage barabibwiriye baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntawe utwika inzu ngo yishe umwotsi. Ntabwo umuntu muturanye burya yaburaye wabimenya, yanariye wanabimenya. Amafaranga bari kuyashyira ku makonte yabo ni ibintu tuzi, ntabwo ari inkuru mbarirano. Babaye amafaranga, bamwe bari kugura amazi impande n'impande, hari nabo twagize uruhare mu kuyagura. Ibyo ni ibimenyetso bifatika, ntabwo twabihakana, ariko mu by'ukuri ubundi twebwe aho tugeze nta nubwo tugishaka rwose kwishyurwa. Ni birorere twigumire mu mazu yacu, abasenyewe babaha indishyi zabo bigendere. Twebwe ibyacu bigaragara ko byananiranye, tugume ku butaka bwacu, niturangiza n'ubundi twari dutekanye. Ntawe twigeze dutakambira ngo tumusabe ngo aza twimure, nibo baduteye ku butaka bwacu, nibakemura ikibazo cyabo basenyeye, noneho abasigaye ku butaka bwacu badusubiza uburenganzira bwabo. Ni nabyo ndegera mu rukiko, ndagutumiye ahubwo mu rubanza nyakubahwa munyamakuru ku itariki 10 z'ukwa 12. Buri wese yarareze se muri aba ngabo bavuga ngo bari guhohoterwa, byagenze bite? Aba nabo barimwe abareze nk'uko abantu tutagira ubushobozi bungana. Mu bagituye harimwe abareze no mu basenyewe harimwe abareze. Abadafite ubwo bushobozi nibo ubona babuze icyo gukora bakaza bagashinga amahema ahangaha ngo babone aho bakinga umusaya. Ese ihohoterwa rivugwa byabaye uhari cyangwa wabyumvise? Nabirebeshaga amaso yanjye kuko nari mpagaze mu baturage. Uwo bavuga wakubiswe yabonye bazanye amapingu, agira ubwoba ariruka. Umupolisi yamuteze umugeri agwa mu mugende hariya, bamuzamukana bamukubita mpaka bamugejeje ku modoka. Ikindi nabonye ni umudamu wateraniweho n'abapolisi barenga 5, bamupfuragura imisatsi baramukubita, tuvuza induru. Abaturage twakomye akamo tuti muramwica, tubona baramuretse bamushyira mu modoka. Ibyo byose byabaye, ariko nyakubahwa Eric, ibi ni bya bindi navuze ngo ubu butaka erega ndahanura, nahanuye ko ubutaka amaraso yacu azanyobwa nabwo. Nibyo byatangiye twabibonye nubwo atari amasasu atangiye gukora, ariko ibyo twabonye ni ibimenyetso by'uko n'amasasu azageraho nayo akageramo. Ubu butaka buzayanywa. Nyamara urabona mu buryo burambye se hagombye gukorwa iki kugira ngo hirindwe no kugira ngo ayo maraso arinde yameneka? Ngewe ntabwo navuga ngo hagombye gukorwa iki. Turi mu gihugu kigendera ku mategeko,
cyubaha amategeko, hagendewe ku mategeko ibi bibazo bikarangira. Amategeko ko ari kiriya asobanutse, itegeko niba riteganya ko indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanywe. Iyo amafaranga abuze n'ubundi buryo bukumbukananirana, umuntu asubirana ibye, nibasubiza abaturage ibintu byabo cyangwa se babishyura amafaranga bashaka, abasenyewe babahe byabo, abatarasenyerwa bagume ku butaka bwabo. Ibyo bintu binaniye ubuyobozi. Mu by'ukuri naturutse haruguru mbona abapolisi bahari, bari benshi, twabibonye, turi abaturage benshi, turi imbaga nyamwinshi, twabibonye. Yavuze bakoreye abo baturage babibonye? Twabibonye ku mugaragaro. Umupolisi afata umuturage akamukandagira hejuru mu bireba cyane rwose. Ijwi rya Amerika imaze kumva ibi birego biremereye by'abaturage, yahamagaye Bwana Godefroid Karamuzi utegeka umurenge wa Remera, maze ntiyitaba. Ntiyahagarariye aho, ahubwo yakomereje kuri Madame Pauline Umwari utegeka akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, maze mu kutitaba aduha ubutumwa bugufi budusaba kumwandikira. Twamubajije ku mafaranga y'ubukode bemereye abaturage ariko bakaba batayabona, ndetse no ku cyo guhohotera bamwe muri bo. Mu gisubizo cya Madame Umwari yahaye Ijwi rya Amerika yagize ati nta muturage n'umwe wa Kangondo ufitanye amasezerano n'akarere utarishyura ubu bukode. Ati ubu bose twarabishyuriye kugeza ku itariki ya 15 z'ukwa mbere umwaka utaha wa 2021. Ati ibyo guhohoterwa ntabyo nzi, nta n'uwabikora. Maze kumva ibyo ntahamagaye Bwana Joseph Ryarasa uvugira ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda, Société Civile mu Gifaransa, abanza kumbwira ko iki kibazo bakizi kandi bakiganiriyeho n'abategetsi bireba. Icyo nakubwira nuko Société Civile iki kibazo turakizi kandi twakiganiriyeho n'inzego zibishinzwe, ariko icyo nakubwira ni uko uburyo byakozwemo n'ubundi hari amategeko agenga kwimura abantu, expropriation, izo etape zose zarakurikijwe. Bikurikije amategeko? Bakubwiye ko amategeko atubahirijwe. Nibyo n'ubundi baravuga bati niba ari ukwimura hagomba ingurane ikwiye cyangwa ubundi buryo bwumvikanyeho, rero icyo ntabwo bacyumvikanaho. So hari icyo nagusubiza nuko hari ibyakozwe iyo abantu batanejejwe n'ibyakozwe, niyo mpamvu biyambaje izindi nzego. Urumva icyo nakuvuga nuko ubundi iterambere riragoye kugira ngo rigerweho. Principle tugomba kumvikanaho ni uko biri muri development process y'igihugu. Yego. So that's one principle abantu bagiye nuza bakumvikanaho. Ubundi icyo batumva ni uburyo ubutegetsi bwite bwa leta butari hagati, ahubwo bushyira ingufu kwimura abaturage aho kureka ngo biyumvikanire na rwiyemezamirimo. No, katubanza kumvikana. Yego. Usibye kwimura abaturage, ntabwo umuntu yaje ngo avuge ngo dimwimuke bidakurikije. Hari ibyo abaturage bo bifuza. Ninga abantu bose bimura ahagiye gukorerwa ibikorwa by'iterambere ku nyungu rusange. Yes, hari ubwo abantu bose hari ubwo batanezezwa. Ikindi nuko barimo kugerageza kureba uburyo ubujagari bwacika, babimure ariko babimurire ahantu hazima. Sinzi niba ayo makuru muyafite. Habayeho kubasenyera, babizeza ko babajya babakodeshereza igihe amazu ataruzura. Ubu ngo bamaze amezi 8 batarabakodeshereza, niyo mpamvu basubiye mu matongo bashinga amahema. Bamwe bagera ngo muri 13 igipolisi cyabafunze babyita ngo ni imyigaragambyo. Ubwo murumva ikibazo kitarushaho kubyimba. Hari ukuntu bidasobanutse neza. Hari abo bimuye kubera ikibazo cy'imvura, tugerageza kutavanga ibintu. Hari abo bakiwetiza kubera ikibazo cy'imvura, yuko iyo baza kuhaguma n'ubundi amazi kubera ari kubasenya akaba igenda ibibazo. Abandi
ariko mu kubasenyera basenyewe basezeranyijwe kujya bakodesherezwa nicyo kibazo kiriho kugeza ubu ngubu. Abo rero ntabwo bari gukodesherezwa, niyo mpamvu nabo bari kuvuga bati tubuza amazu, tubuza amafaranga y'ubukode. Aho babashize cyagiye cyumva aho bari babashize, babahaye amasezerano y'ubukode amafaranga 30,000 ku kwezi. Ayo rero haciye amezi 8 batayabona. Ono kuvuga ngo bahanganye na ba nyiramazu, ariyo mpamvu nabo navuga ngo bashatse kugaragaza icyo bita karengane, basubira mu matongo yabo gushinga amahema. No, ibyo twabiganiriyeho none n'inzego zibishinzwe batwizeza ko bagiye kubikurikirana. Ikindi ni uko y'amazu mu Busanza naho gusa yatinze kuzura kugira ngo bimukireyo. Muheruka kuganiraho ryari kuri icyo kibazo? Ni ukwezi gushize. Nkurikije ibyo abaturage bavuga, ari ababibonye nabo byagizeho ingaruka, baravuga ko katwana twumvikane nabo binyamakuru. Yego, twe kugenuza hari principle ya urbanization, kandi ifite challenges, ariko it has to be done. So ikibazo gusa nuko bishaka kutihuta uko bikwiye, ariko the process of the urbanization has to occur. Ahubwo icyo tugomba gukurikirana kugira ngo process yihute, dukurikirana kureba aho amazu byakorwa vuba, ibyo bibazo bindi bya aho bari babakodeshereje, inzego zimwe zirabikurikirana batizite, ariko tuve mu bindi bishaka guhindura isura y'ikibazo. Kwezi kwa 10 uyu mwaka, amashyaka atavuga rumwe n'umutegetsi buriho atemewe n'amategeko y'u Rwanda yandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri iki kibazo. Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukuriye Darufa Umurinzi na Maître Bernard Ntaganda washinze PS Imbera kuri rikaba ryaracitsemo ibice, batakambiraga Kagame ngo haboneke umuti w'icyo kibazo. Navuganye na Madame Ingabire mbanza kumubaza niba Perezida Kagame yarabasubishe. Nta gisubizo twigeze tubona, kandi nk'uko umaze kubivuga ni ikibazo kimaze gufata intera ku buryo nimugoroba naraye mbonye amagambo y'abo baturage. Umuntu w'umudamu yibaza pese niba umuntu ayobora abantu bakaba batwita abasazi, niba twese turi abasazi, ubwo abayobozi bacu bafite ikibazo ko nabo bayobora abantu nyine bangana gutya bakwitwa ko ari abasazi, ashaka kugaragaza nyine ko ntabwo ari abasazi, baraharanira uburenganzira bwabo. Undi aravuga ati twaguze amasanduku tuzaguma. Birababaje rero ko tuba tugeze aho ikibazo kigeze, aho abaturage batakamba bakoresha amagambo akakaye nk'ayo babwira abayobozi b'igihugu cyabo, abayobozi b'igihugu cyabo bagakora nk'aho badahari. None njye nkibaza ese uwo mushoramari imbaraga zingana iki muri uru Rwanda ku buryo aguranwa abaturage bangana ibihumbi bingana kuriya? Kuko byaba ari ikibazo niba dufite umushoramari umwe akaguranwa abaturage bangana kuriya, urubyiruko rungana kuriya. Narembonye abana barimo babyiruka u Rwanda rw'ejo bakaguranwa umuntu umwe, u Rwanda rwacu ahantu habi. Twanditse dutakambira Perezida tumubwira ati dufatanye n'abaturage gutakamba ko nabo baratakamba, bagira ngo nongere imbabazi abayobozi b'igihugu cyacu bibuke inshingano zabo, barebe umubabaro w'abaturage, batabara urwo Rwanda rw'ejo ruri mu Rwanda rwe ku musozi udafite aho tuba. Niba abantu bajya gushinga amahema nuko bababaye, abayobozi b'igihugu cyacu nibasubize umutima ibyembero, barebe ikibazo cy'abari abaturage bakangurira bakirenze. Ni ikibazo kidasaba amafaranga menshi. None umukuru w'igihugu ko atarabasubiza, igihe atabasubiza ndetse n'inteko ishinga amategeko mwageneye kopi batabasubiza, muziyambaza uruhe rwego? Mu by'ukuri twe twabikoze
nk'abavuganira abaturage ariko abaturage bafite inshingano za mbere bo ubwabo nabo ubwabo abo bayobozi nibo babereyeho abayobozi babereyeho twebwe abaturage nashimye ko barimo babaza ikibazo cyabo nibakomeze bafite itegeko niyo ntwaro yabo bafite izo mpapuro nibajye kureba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bamureba mbere bati iki kibazo kimeze gute nibagende babaze inzego zose bazibwire bati dufite ikibazo nimudutabare kandi kuko nta wundi muntu ugomba gutabara bari abaturage ba Kangondo nta n'undi ukwiriye kubareberera usibye abayobozi b'igihugu cyacu nyine nta n'undi muntu ushobora kuza kurangiza ikibazo cy'abanyarwanda atari abanyarwanda ubwabo niyo mpamvu nibaza nkavuga ndetse abayobozi b'igihugu cyacu barimo baratekereza iki barabona ko kiriya kibazo ninde wundi uzakirangiza niyo ntabwo ntekereza ko guceceka ari cyo gisubizo amakuru mfite nuko bari bafashemo bamwe bakajya kubafunga ese igisubizo ni ugukoresha imbaraga z'umurengera ku muturage urimo usaba uburenganzira mu butaka bwe afite impapuro za gihamya zerekana ko ubwo butaka ari ubwe bamwanditseho yatangagaho imisoro igisubizo no kumufata bakajya kumufunga cyangwa igisubizo no kuvuga bati turebe uyu muturage ahabwe ingurane ze amahoro ahinde muri Rwanda rwacu nta mpungenge ko bishobora kurangira nabi nkurikije hari umudamu bafashe bakamupfura imisatsi ngo abandi bakabakubita mu buryo bavuga ngo babagize intere impungenge turazifite nk'uko bivuze ayo makuru nanjye nayabonye numvishije abantu bavuga narangije no kumusaza kunjye ntabwo bazamvura bazanyiceho kuko n'undi ni ugupfa no gupfa niyo mpamvu ngaruka kongera gusaba abayobozi b'igihugu cyacu ngo basubize agatima impembero ese ni ngombwa ko Kangondo abaturage baho bicwa kugeza aho abaturage ubwabo bavuga bati twemeye gupfira ahangaha ese umuyobozi mwumva ari ngombwa kureka abaturage bakageza aho biheba kugeza kuri urwo rwego biyubakisha inshingano ikomeye bafite imyanya barimo kubera ko bagomba kutuyobora nk'abaturage bagomba kutureberera bakareba icyiza cyacu none se ubwo iyo myanya barimo uyu munsi bakaba turimo kurangiza inshingano zabo baragira ngo u Rwanda rujye henze ubundi nticyakagombye gukomera abaturage bakagombye bavuga ko nibura amafaranga babariwe hose n'amafaranga atarenze miliyari 13 ese muri uru Rwanda miliyari 13 zarabuze ese urebye raporo z'umugenzuzi w'imari amafaranga ahora arigiswa arenza yo ngayo ku mwaka muri bije y'igihugu haribitswe amafaranga arenze miliyoni 15 ndasaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu buzishake buzihe abaturage kuko ntabwo zibuze hari amafaranga ashyirwa mu bintu bitari ngombwa umuntu wa mbere nk'umuyobozi inshingano ya mbere ni ukureba umuturage rero nibashakirwa amafaranga abaturage ikibazo kirangire mu mahoro ku bari mudukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo icyanone ndabona tugisoreje kuri Madame Victoire Ingabire ukuriye ishyaka Darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda nshimiye buri wese ku musanzu mu kiganiro dusangira ijambo ntibagiwe namwe mwadukurikiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika uwo mwumvaga ni bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro niyubakira icyarire niyugamire niyubakira ikiraro ubaka igorofa ryawe guma n'imodoka yawe undekere